nemera ko you have to mind your business and you have to mind the business of others. Hari abandi babitubwirana urukundo kuvuga ati rero Christelle urashaje niki rero ni byiza ko nyine isaha yawe iri kwihuta cyane ushobora kuzacu utabyaye. Yewe ndabizi ko ndi umugore kubera ko umugabo yabayeho rero nta agaciro umugabo nanjye ubwanjye bwo ntako naba mfite ariko nanone am against violence yariyo yose cyangwa abuse yari yose ishobora gukorerwa umugore yabaye umugore cyangwa umugabo. Gusa wenda ubu hakaba ikibazo cyuko gukwa byabaye kugurisha sibyo nko kugurisha umukobwa mu byukuri kubera ko umugabo ashavuga ati yanjye ntagarashiramo umwana wacu ngo twaramureze ngo yarize kandi umuhungu wenda yize menshi kurenza umukobwa noneho nkibaza ngo umuhungu se we yarorowe ntago yarezwe so Blessings nizere kumeze neza cyane aho uri hatandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se hanze ya Kigali nizere kumeze neza cyane nikaze kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV Show nizere kumeze neza cyane ndabizi neza ko ubu ufite amatsiko ya buri munsi umuntu turi buzane cyangwa se turi buze kuzakuganira mba ndi kumwe na Shema ariko reka mbanze mubaze ngo umunsi umeze ute. Ewana ni fresh kabisa ibintu bibari bishya yaba ari kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV Show tubazana ibishya byinshi cyane bigiye bitandukanye umunsi umeze neza niyo mpamvu twahisemo kubazanira umukobwa mwiza kuri maquillage reka mbyihore reka mbigire ibanga tubageza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko mubizi umunsi ku wundi ibintu bibari bishya niyo mpamvu twahisemo kubazanira umukobwa mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire tumumenye ni muntu ki akora ibiki cyangwa se umunsi ku wundi abayeho mu buhe buzima gahunda zose uko zakabaye ntahandi zaba ziri ni kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV Show ikaze. Arakoze cyane. Ubundi umugabo arivuga ariko umugore nawe bigenda bite ubwo umugore bigenda bite arivuga nawe no arivuga umugore baramuvuga okay mbese iyo bahagurukije famille n'urugero havuga umugore cyangwa havuga umugabo havuga ubishaka sibyo no akana ko kuvuga havuga ubishaka havuga ubishaka okay ushaka kumvuga ashaka nevuga oya ivuga niyo byiza kwivuga urumva ndi muntu cyo kuvuga umukobwa mwiza nkawe ushaka nivuga mu buhe buryo amazina kuko kwivuga bya kinyarwanda byo nta mugore wivuga sibyo se bihaba iki harya anyways nta kibazo yego nitwa Kabarisa ni rya papa Manzi Christella yego mu ncamake rero kankuvuge utundi tunyine wenda uri buze kuza kuvuga ari nabyo tugiye kudevelopa mu kanya ubusanzwe ni umukobwa wize MCE PCM muri secondaire wigana civil engineering muri kaminuza ukaba uri mu ndi wambwiye ndi byose ndi n'umupsikologe yego bivuze ngo hari byinshi azi mu buzima bwa muntu teenager therapist ngo uze kumfasha Shema hari umukomedi mu Rwanda witwa Mavide the therapist uramuzi uyu none turamwita gute ntago ndi umukomedienne oya ntago ndi umukomedienne nta stage name ngira yes okay nta kibazo Christelle ikaze rero urakoze so reka duhere kuba kumwuga wawe cyangwa se ku bintu ukora umaze kutubwira ko yize civil engineering muri kaminuza ndetse na PCM byaje guhura gute no kuba arabaye umutherapist byaje gute kuva kera wari ufite intumbero nyuma yo kwinjira kuri Christelle ni muntu ki ubuzima bwe bwa buri munsi katubanze dore kuri icyo ngicyo kera nta ntumbero nagiraga abantu bajya bavuga ngo narotaga ngo nari mfite inzozi zo kuzagera kuri ibintu nge nta nimwe nta nzozi nimwe nagiraga numvaga nzaba umukire ariko ntazi naho ubukire buzava icyo cyonyine byibura se urabubaye yego ndamuri cyakora uze kuma ku mafaranga nta kibazo biterwa n'icyo umuntu asobanura ku bukire icyo ari cyo ariko ndiwe ubukire busobanura ute urumva nge ndifuza kugera kamwe kuri kamwe urumva kuganira n'umuntu w'umutherapist biragora ubukire kuri ngewe ni ukuba mfite ubuzima nyabuzima ni ukuba nta ndwara iri chronique ngira ni ukuba nkirota
genre nkifite dreams ni ukuba ntacika intege ni byinshi ngendaza kuza kwibanda sasa kubera ko uri umuterapist kandi ukaba uri mu ba teenager therapist kandi uyu munsi twaba dufite ibibazo byinshi biri mu rubyiruko bitwugarije kandi nanjye nishyiremo ko twese turimo usanga kenshi abantu bati ati ubuzima buragoye ubuzima bwaranze ugasanga n'umwana w'imyaka 12 akavuga ati ubuzima buri kwanga ubona biterwa n'iki kugira ngo abantu bihebe bingana kuriya kugira ngo abantu bihebe bingana kuriya ni ibibazo nyine byinshi byo mu mutwe byabaye byaje mu by'ukuri hari abantu bajya bankurikira kuri YouTube yanjye yitwa Telespecs ndamamaje nta kibazo abantu bagiye bikurikiraho hari video imwe nakoze irimo imbaraga z'ijambo so rero kenshi uhora watuza akanwa kawe k'ubuzima bugoye buranagorana koko rero ikindi isi nta mpuhwe ifitiye abantu kuri ubu ngubu isi nta mpuhwe ifitiye abantu buri muntu wese ari kwirwariza ku myaka iyo yose yaba afite ikindi we lack parenting skills ni byinshi uvuga ngo parenting skills abantu nibabyumva ni uburere bwa kibyeyi ninjye kwisobanura neza yego urasanga ababyeyi nibihugiyeho abana uburere muri rusange byaba ari byo bituma muri iyi minsi turi kubona abana bari gutwika bakanitwika nabyo birimo kubera yuko ntabwo dufite abantu turi kureberaho we don't have mentors we don't have coaches so ibyo bintu rero byose bituma cyane cyane n'ababyeyi nyine muri rusange urumva kera twarerwaga n'ababyeyi bacu tukarirwa n'ababyeyi bo muri quartier tukarirwa n'ababyeyi duhuye nabo batanatuzi ubu rero buri muntu wese amindinga business ye which is very bad to me yego nemera ko you have to mind your business and you have to mind the business of others. Why business of others? Business z'abandi nuko ntangewe nta wowe donc ubuzima bwanjye bugizwe nawe n'abandi bantu rero nta mindinze business y'undi muntu nanjye yanjye ntabwo n'abandi kuyimindinga. Uravuze ngo urebe ibyaho karero n'iby'abandi. Yego. Abanyarwanda ko batari gukunde bazavuga ati Christella ntago ncuruza ice cream ku buryo abantu bose bankunda abapapa n'abagonde n'abana. Nuko hari abantu batumva akazi hari abantu nyine batumva ibintu mu therapist akora ubundi mu therapist abari mu ntuki abashinzwe iki mu bantu nyuma yuko udacuruza ice cream n'ibiki byose reka twinjire mu kazi k'umu therapist abari muntu umeze gute abari muntu ushinzwe iki muri societe abari muntu nyine nkuko dushaka kuvuga uyu muntu ni umufundi arubaka umu therapist afasha iki societe Jean namukanya wari wabimbajije sinzi bamba ntanabisubije urumva muri secondaire nize PCM physique chimie maths nyuma niga civil engineering nyuma ndanayikoramo n'ubu ndayikora nyuma rero naje gusanga bon ngira ijambo ryitwa ngo there is what you can do for the future generation. I'm a therapist not by profession. I'm a therapist because I want to give the gift to the world. Hanyuma rero nabonye ibibazo byinshi bimwe muri byo biri mu Rwanda ko mu Rwanda ntekeza ko ariho nabaye hanyuma mbona nk'ibibazo byagwiriye u Rwanda genocide n'ibindi bibazo bitari na genocide bya nyuma nyine ya genocide donc perte d'emploi ama divorce ariho n'iki byose mbona bigenda hari abantu already bakomeretse bari bakuru ariko kenshi hari igiye kuvura umuntu mukuru bigorana noneho kandi bagiye babyara kandi ukubyara niko wanduza abantu byari bikomere ibyo bikomere rero nsanga the future generation ishobora kuzisanga ifite ibikomere byinshi cyane itatiteye itagizemo uruhare yatewe n'ababyeyi babo hanyuma rero impamvu navuze ngo ni gift to the world nuko hari ikigo nkorana nacyo cy'amashuri yego by the way wacu ni mu cyaro hari ikigo rero cyo mu cyaro iwacu nkorana nacyo njyayo samedi na dimanche just kugira ngo time yanjye nyitange that's the little thing I can do for my future world so rero ibyo bintu ndabikora
nubwo I'm planning now kubigira organisation kubera ko nabonye ko buri kigo cy'amashuri cyane cyane cya secondaire gikenewe umutherapist. So rero back to your question, umutherapist ni umuntu mu Kinyarwanda babita nk'abafasha myumvire, abafasha ego n'umuntu ugufasha gukora urugendo rwo gukira ibikomere wahuye nabyo mu buzima. Arakuganiriza gusa akagufasha kumva isi mu buryo utari uri kuyumvamo, ni muri ndumva ntagiye mu magambo menshi ari nk'ibyo ngibyo. Wowe ubwawe utajye kuvura abandi ushobora kwivura igikomere? Yego birashoboka. Wivuye ikihe? Bon, for now ntago njyewe ibikomere bimwe mu byo nahuye nabyo ntabwo nabyivuye, nanjye narabyivuje. Hanyuma ariko nza gusanga abanyarwanda dufite ukuntu tutumva genre sens yo kwivura ibikomere cyangwa kuvurwa ibikomere. Hanyuma kandi njya gukorana n'icyo kigo nabikoze nk'uwikinira, ndusika ari nk'uwikinira genre yo kuvuga ngo ngiye gutanga gift nyine ku isi. Hanyuma rero ariko nsanga abana barakomeretse cyane, rero mbona ngomba kubikora kandi ntasaba amafaranga nk'uko ngiye nayatanze. Uyu niwe wadufasha guhindura imyumvire yacu. Twigarukire gatoya. Ubona urubyiruko rw'iki gihe ni ikihe kintu ubona gikomeye bagomba kwigobotora kugira ngo badatekereza kuri iyi si barimo? Ubwoba. Urambaje ngo ni iki kintu? Ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza, kubera ko wagira ubwoba cyangwa ntubugire ejo hazaza nta kintu wakora kugira ngo hataza. Rero ni byiza ko you have to live today, ubundi ejo naho wahagera ukahaba, ariko ukareka gukomeza ugira ubwoba bw'ubuzima kuko nta kintu bimaze binatuma uguma hasi. Yego. Muri urugendo ufite rwo gufasha abantu imyumvire, ni yihe case, reka mbyite nka case kuko hari igihe usanga ibintu bidasanzwe umuntu akakubwira eta arimo ukavuga uti ibi bintu ntabwo byoroshye. Ni ikihe kintu wakiriye cyangwa se nuhe muntu wakiriye muri kuganira ukumva ko ikibazo yagize nawe ukumva nyine kirakurenze nk'umuntu ukavuga uti ibi bintu birenze amaso, birenze imyumvire, nyine ukumva ni ibintu ubuze naho wahera? Ntabwo njye mburaho mpera icyo. Hanyuma ariko hari ibintu uhura nabyo nyine ukumva birakomeye, cyane cyane buri muntu wese ugusanze biba bikomeye kuri we. Ariko hari umwana twahuye yafashwe ku ngufu afite imyaka 9, ntabwo iwabo babizi na n'ubu ngubu ntibabizi. Kandi hari ukuntu nganira n'abana bakambuza kubibwira ababyeyi babo, iyo bambujije ntago mbivuga. Gusa hari nabo biba ari ngombwa ko ababyeyi babo bamenya kugira ngo badufashe. For now kubera ko nta funds ziraza ngo mvuze abana genre nka organisation n'iki byose. Rero uwo mwana afashwe ku ngufu afite imyaka 9, afatwa ku ngufu n'umwarimu wiwe wamwigishaga cours du soir. Hanyuma rero kubera ukuntu cya kibazo cya parenting navugaga, iwabo ntibabimenya, batabimenye rero uwo mwana yiga secondaire. Kuri ubu ngubu yiga secondaire, afite imyaka 15. Rero ni umwana ntabwo ajya afata yari kwigishwa n'umuntu w'umugabo, genre kubona umugabo egare kubona igikoko ahari mu maso ye. Hanyuma rero ni umwana wisanga iyo ari kwigishwa n'umugabo ashobora gushaka kujya kuri toilette akabikorera aho ngaho kubera ubwoba, kubera igikomere nyine afite. Hanyuma rero ku buryo we ari ibishoboka yabaho mu isi itarimo abagabo cyangwa itarimo abantu b'igitsina gabo. Okay, it's one of them, ariko hari n'ibindi nuko ngo ari usunza mu mutwe w'ubabo. Yego. Ubwo buryo ufashamo abantu mu myumvire urabyishyuza cyangwa? Ntago mbyishyuza kuko mbikorera abana bakiri batoya, kandi abana bakiri batoya nta mafaranga bagira. Ariko njyewe n'abantu bakuru nabo ndabibakorera kandi nta mafaranga mbasaba. Unless wowe wumva maybe you can do something, ariko kubera reka nkubwire, iyo umuntu ababaye ashobora kuba barakeneye umuntu umufasha, kandi iyo umuntu akeneye umuntu umufasha hari igihe nta mafaranga afite. Rero ibyo bintu nabonye ari igikorwa kiri inhumaine, nimba ari uko nabivuga, kuvuga ngo nibyo pe abantu babyize baba bakeneye kubaho, baba bakeneye ibintu byinshi, ariko nanone hari igihe umuntu aba afite icyo kibazo kandi nta bushobozi afite. Nese umuntu afite ubushobozi azapfa? Ntago agomba gupfa.
reka ngaruke wenda kuri uwo mwana gatoya ufite icyo kibazo cy'igikomere afite nyine cyo kubona yakumva nyine yabaho nta mugabo abona ku isi. Icyo gikomere ni igikomere gikomeye kuko niba ari umukobwa ashaka kuzifuza kubaka umuryango azahora n'umugabo. Nk'uwo muntu kumuvura, hari n'umuntu ushaka kureka iki kiganiro nawe afite icyo kibazo n'ubundi. Uwo muntu kugira ngo avurwe cyangwa se kugira ngo yivuze akiri icyo gikomere byagenda bite? Uwo mwana urumva abo bana nkorana nabo ku bigo ni abanimatrice n'abanimateur babampereza. Akenshi hari igihe badafite courage zo kunsanga. Iyo nsanze rero nk'uwo mwana we tukibonana yanze kuvuga pe, aranga burundu, aranga good enough, yararize kandi uri utangiye kubohoka. Ubu ufite ubwoba bwo kuvuga kubera ko utizeye uwo ugiye kubwira, ariko uba wumva you wish you can say something. Ariko good enough nyuma yaje kuvuga, turavugana, arambwira, ariko nyine ahorana ubwoba bwinshi cyane. So rero reka nkubwire, ibibazo byose byo mu mutwe, byinshi byo mu mutwe, keretse ibibazo bikeneye psychiatre, there are therapists, stroke psychologists, ni bamwe, hari n'aba psychiatrists. Psychiatrists ni bari abindera bavurisha imiti n'inshinge n'iki. So rero uwo mwana, uwo muntu umeze gutyo, ikintu cya mbere aba akeneye ni urukundo. Genre kuba ari muri environment yumva akakunzwe. Hanyuma rero kuba yabona umuntu, kuko njyewe maybe wenda nataye yanjye n'iki no kuba nzi kuganira n'abana no kuba nkunda abantu muri rusange, byatumye nyine nyiyumvamo. So rero iyo umuntu yabonye ko wamukunze, at least abona ko hari igihe avuga ngo byibura mbonye umuntu umwe ku isi unkunda, uri no kunyumva. Iyo rero yamaze kwizera kuri kumwumva, byanze bikunze ku bumenyi bwawe uba ufite, ugenda umuganiriza nyine, ukagenda umwereka, ikindi mugakorana urugendo rukomeye. Urwo ni urugendo rukomeye kubera ko imyaka babimaranye. Rero ntabwo warwara indwara ngo uyirware imyaka 6 ngo uyikire mu munsi umwe cyangwa mu kwezi kumwe. Ni urugendo. Hanyuma rero uwo mwana we, sofa ntabwo turamarana igihe kinini cyane, kuko nabitangiye mu kwa 9 umwaka ushize. So ntabwo ndamara igihe kinini mbikora ibyo byo ku ishuri, byo gufasha abantu bari ku ishuri. Ariko so far so good, kubera ko nk'ibyo bintu byo kudashobora kuba yasaba uruhushya muri classe, byo ngomba kuvugana n'abayobozi nkabwira ati no, uyu mwana ni exception, kuko sinshobora no kubabwira ikibazo afite, ni exception, rero aza ajya sohoka igihe abishakiye. Urumva? Ikindi kandi ubwo bwoba afite nabwo ugerageza kumara. Aho wenda nawe ngiye kuvurira hano kuri kamera, sibyo? Umuntu unafite icyo kibazo, by the way, njye nimero yanjye ndayitanga igihe cyose, ahantu hose yampamagara, turaza no kwishyira ku kiganiro, nta kibazo rwose, twavugana nta kibazo. Ariko aravurwa agakira, nta ndwara n'imwe ibaho itavurwa. Nko mu Kinyarwanda nta ndwara itavurwa ngo ikire, uretse indwara yitwa nyamunsi. Nyamunsi ubwo ni iyihe? Ntago ari indwara. Jean mu Banyarwanda bavuga ko nyamunsi ni kwa kundi urwaye indwara wavurwa cyangwa ntuvurwa ukaba uri bupfe, urupfu igihe cyawe kikaba cyageze, niko bayita gutya. Ariko izindi zose Abanyarwanda bazi ko zivurwa, which is very good kurenza abazungu. Kugira ngo tuve kuri uwo mwana, biratanga icyizere se ko uwo mwana byibura at least mu myaka ingahe cyangwa se mu gihe runaka azongera akagarura ubumuntu ndetse no gukunda abagabo? Yego. Wow. Aho ni sawa cyane. Uwo musanzu ni sawa cyane, buriya byonyine kuba utanabyishyuza ukabikora ni sawa cyane. Ushaka kuri kure ikiganiro ufite ikibazo nawe wumva ushaka kuganiriza umuntu. Dufite amakesi menshi mu Rwanda, dufite ibibazo byinshi. Nigeze kujya hano mu murenge umwe, umuntu ambwiye ikibazo cyo numva ndasaze, numva nyine ntugasare ujye umushakira ubufasha nimba udashoboye kumufasha. Ikindi kibazo cy'amatsiko, apara nimero nyine umuntu agushaka, hari office ugirayo ukoreraho cyangwa? Office ndayigira, njyaho bitari cyane, gusa iyo twavuganye turahura, nta kibazo. Okay. Njyewe nshobora no gusa no kugusanga aho uri. I'm okay. I'm here to help the world though. Christelle, hari imishinga igiye itandukanye ishobora gufasha abantu nkamwe batabikora nk'akazi, ariko still baba bakeneye byibura ubushobozi buke bushoboka. Ubukeneye
y'ama transport atumugera muri bya bigo bya kure Gisenyi cyangwa uguhe hose bitewe naho ugiye gutanga ubufasha haba byibura nka organisation mukorana nazo apart from yo kuvuga ngo we hari organisation yawe uzashinga izajya ibikora hari wenda za UNDP nazo ni organisation ziri strong zishobora kuba zagufasha nkuko zagiye zitera inkunga ibindi abandi bantu bakora ibintu nk'ibyawe sofa ntayo nkorana nayo kubera ko kenshi umuntu agiye gushinga organisation cyangwa agiye gukora ibintu nk'ibi ngibi abantu bose batekereza ko ari amafaranga amujyanye hanyuma rero kandi kuri ngewe nibwije ukuri ni uko ari impact nashakaga kugira kuri societe hanyuma rero ntabwo ndakenera kujya ahantu hariho hose gusaba ubufasha bw'amafaranga ubufasha bwo mba mbukeneye kubera ko nanjye hari igihe every therapist has a therapist sibyo muganga wese nawe agira umuganga umuvura so rero nanjye baramfasha nkuko bamfasha nanjye mfasha abandi ariko ntabwo nashakaga kubanza kwibaza kuri icyo kigo kimwe ko sina n'ibindi bigo ndajyaho nshaka kwibaza ku kigo kimwe nkabanza kureba challenges n'iki byose cyane cyane ko icyo kigo n'ubundi ni ikigo cya internat kibamo abana bahantu henshi hatandukanye ku buryo ushobora kugikoresha nka case study rero nicyo nashakaga kubanza gukora nkanabikora nta nyungu yindi uretse ibyishimo kuko nanone hari igihe uvuga ngo nta nyungu ntegereje kandi ababeshya sibyo so icyo kintu ngiye kiranshimisha kuba nabona umuntu avuye ku rwego rumwe akagera ku rundi numva binejeje rero for now nta mafaranga ndakenera mu myaka reka tuvuge mu myaka nk'itanu nubwo hari abajya bayampada no genre nivuga ngo hari abajya bayampa no kuvuga ngo iyi projet ntago ari aha honyine nyivuze hari ikindi YouTube nigeze kubivuga itari niyanjye ariko umuntu akavuga ati no I'm willing to help you urumva ariko nkavuga ati what are you going to help me kubera ko ntago ndatangira kujyana abana kwa muganga sibyo so far bo mfite ndacyabashoboye kubafasha wenda rimwe na rimwe uretse ko nabwo bari gakengo ngo wenda kugura nk'amazi kugira sometimes hari n'umwana uza bimwe mu bibazo bikomeye harimo ubukene genre kwishyura minerval ukikora mukayimwishyurira iyo yafite nyene nandi gukubaza utekereza ko mu myaka nk'itanu iri imbere donc vision ufite muri ako kazi kawe cyangwa se muri uwo mwuga urimo gukora cyane ko ari n'ibintu utangiye mu mezi angahashize utekereza ko uzaba umaze kugera hehe bitewe na gahunda ufite uyu munsi nzaba maze kugera kure nimvuga kure ubwo twumve ngo nzaba ntekereza ko abana benshi bashoboka cyangwa se ibigo byinshi bishoboka by'amashuri ko byose ntago nzaba narabigezeho to be honest rero ariko nzaba ntekereza ko hari abantu noneho bashobora kwirekura bakavuga ibiba bari ku mutima ikindi kandi bakamenya aho bavugira icyongeye kuri ibyo ngibyo nzaba ndi sure yuko abana bagiye barangiza ko hari abo tuganira ubu ngubu kamwe bari nko muri deuxième année secondaire cyangwa troisième bazaba bararangije secondaire bari muri université cyangwa banakora cyangwa n'iki byose rero nzaba ndi sure ko uriya muntu agiye hanze ariko azakora adafite umutima ukomeretse wakomerekejwe n'amateka cyangwa ibyo yaciyemo okay ngereka ngusaba ikintu kimwe Christella ni umunyabwenge nibyo avuga uburyo bisobanuramo nyine urumva ko ni ikintu kikurimo si ibintu bagiye kwiga ngo wihiringemo nibyo wizura bikora nibyo ariko nibingi ukabikora nabyiza kuri gufasha societe nyarwanda kugira ngo ikire bimwe mu bikomere bafite n'umusanzu nanone ku gihugu ko nicyo na president w'igihugu ahora tubwira urubyiruko tugomba gutanga umusanzu mu kubaka igihugu nisaba cyane ariko icyo nakwisabira ni kimwe unyemerere tujye tuganira kenshi ndabeshye ndahari ujye uza tuganire nyine hari ibintu byinshi kuri kamera ariko na Shema nawe uzamuganize by'umwihariko uzamuganize wowe ntabwo ushaka kunganiriza nanjye uzanganize nta kibazo reka nse nk'ugaruka ku bintu njya mbona ku ma YouTube channel menshi ugasanga umuntu aragiye avuza ubuzima bwe muri private reka byite gutyo cyangwa se bya bikomere bimwe yagize akajya kubivuga ku karubanda ku buryo umuntu wese avuga ngo Christella burya byagenze gutya wakira ute buriya buhamya butangwa ku mbuga nkoranyambaga kandi biri part mu byo ugomba kuvura bitagiye hanze point of correction ntago nemera ko habaho private life nemera ne ku buzima bwose buri shared
urumva nta private life ntayibaho yihehese buretse nkubwire niba ari umumama uje gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho ariko araza byanze bikunze ubuzima bwe burimo abana be burimo umugabo we burimo aho yashatse burimo aho azashaka cyangwa cyangwa hazabyara nimba ataranabyara rero nta buzima buri private bubaho ikindi agira inshuti agira ntago ari bon genre niyo yaba yarasigaye ari nyakamwe ariko afite abandi bantu mu buzima bwe so nta private life rero ibaho kuri njyewe that's my opinion so rero ikintu gihari Lea nigeze kuganiriza umwana mbere yuko tuganira arambwira ngo wantije telefone ndayimuha anyereka mama we kuri YouTube narababaye pe ntago neretse umwana ko mbabaye ariko nyuma mu mutima wanjye nari mbizi ko mbabaye kubera ko yarambwiye ngo abana bo ku ishuri batangiye kujya bamuburinga kubera ubuhamya mama we yatanze noneho akavuga papa we mu by'ukuri ngiye nemera neza ko umuntu agomba kuvuga n'ukuri nemera ko umuntu agomba kuvuga ariko akamenya aho avugira hanyuma rero ubuhamya nanone bwo kuri YouTube nanone simbwanga 100% kubera ko nimba ushobora kuza ukavuga ibyakubayeho warangiza kubivuga ukavuga uburyo wabisohotsemo ukanagira n'ikintu twigishiriza muri ibyo bintu n'ukuri pe you're good to go sibyo ariko noneho kugenda ukavuga umugabo wawe cyangwa ukavuga umugore wawe cyangwa ukavuga abana bawe cyangwa amabanga atari ngombwa kandi nyine azafekta abandi bantu byanze bikunze ubishaka cyangwa utabishaka byafekta undi muntu sibyo rero kuri njye ntago mbishyigikiye no kuvuga ngo mbishyigikiye gake akenshi nako ntabishyigikiye Ese Christelle ngiye kubaza iki kibazo ukinsubize wishimye kimbaze nta kibazo wenda wasanga Shema nawe yari wikikubaze ego uri single cyangwa uri married ndi single uri single nta na boyfriend ndi single and happy impamvu bikubajije abasore bakunda abakobwa abanyabwenge nanjye ndimo yego nanjye ndimo aya nago babakunda barabakunda okay wowe ivugire ariko abahungu benshi nago barabakunda kubera bamwe mu bagabo bakunda kumanipira abagore kandi sintekereza ko ndi manipulable oh yes ntabwo uri ufuya ni ifuye uvuga rimwe niko jya bavuga ntabwo ndagafu kwivugwa rimwe oya byo nanone haba hajemo kwiyemera I'm a flexible woman I'm an understanding woman but then nanone ntabwo ndi umuntu wajyana mu nzira zawe uko ubishaka kose twakumvikana cyakoze hari umuntu ku ruhande uvuze ngo ufite agatwe gakomeye sure okay ariko gera let me take it as a compliment ni kuvuga ngo njye nakunze uburyo nyine u-expressing ibintu byawe uburyo ubisobanuramo birumvikana ko harimo ubuhanga bwinshi ndatekereza hari n'umuntu uzakunda nk'iki kiganiro kumva nyine akagikunda nanjye bwanjye ndimo ndakinjoyinga thank you so much reka noneho tujye mu buzima busanzwe none muri ibi bihe reka mvuge ngo abantu bafite nk'imyaka myinshi nk'iya Shema urumva hari ukuntu habaho pressure bati Christelle kudashaka Shema kudashaka Leandre kudashaka abantu kumva nyine kushaka byabaye gushaka wakira ute pressure ya community tubamo yo gukora ibintu pressure ya community nyakira nabi yego ku ruhande rumwe ku rundi ruhande hari igihe umuntu ayigushyiraho azi ngo ni urukundo kandi atazi ko donc umuntu niwe uzi ubuzima bwe mu by'ukuri ariko nanone twishimiye kuvukira mu miryango ni nayo mpamvu imiryango yacu rimwe na rimwe dutekereza ko idushira kuri pressure ariko mu by'ukuri atari pressure as such ari uko batwifuriza ibyiza sibyo rero ikibazo si uwayigushyizeho ikibazo ni wowe wayigiyeho kubera ko first of all ntago wiyizi ntuzi icyo ushaka kugeraho ntuzi uwo ushaka rero ni byiza ko pressure uba uyiretse na cyane ko nisereya umuntu uramutse ugiye mu muhanda ugahura n'umusaza akagukubita ibuye wakora iki ntacyo wakora donc hari igihe rimwe na rimwe babitubwira rero rimwe na rimwe tubafata nk'abasazi tukabihorera ubuzima bugakomeza hari abandi babitubwirana urukundo
kuvuga ati rero Christelle urashaje niki rero ni byiza ko nyine isaha yawe iri kwihuta cyane ushobora kuzacura utabyaye. Hari umuntu wambwiye ejo bundi turi ahantu turimo dusoma agafanta aba arambwiye nta gafanta ese kumvuze fanta Shema agahita nta kibazo ni mwari muri kumwe Shema owe ntabwo twe turi ntabwo ngo agafanta gusa nawe urabyemeye ntabwo bishoboka Njyewe- kuvuga ngo hari abantu bamwe twari turi gusangira ariko ke kumentioninga akantu k'agafanta agafanta wasanga niko okay je mureke mubanze kumva igitekerezo cyanjye Ntacyo mbwira. cy'ibyo yambwiye arambwira ati aba bantu bashyiraho pressure abandi rimwe na rimwe ziba zirarazishya ariko akifuza koherezaho Shema na Leandre kugira ngo nawe arebe ukuntu bimeze. ku ruhande rumwe hari igihe umuntu aba atagukunda atakwifuriza ibyiza agashaka nyine nawe kusogongera ku mubabaro yahuye nawo ariko nanone hari igihe aba avuga ngo birashoboka ko we wagira amahitamo meza kurenza njyewe kandi mu rwabo ibyishimo rero mu rugo ntabwo waba umubabaro gusa haba n'ibyishimo so rero njyewe ntabwo igihe kiragera. feminists babona gute ubafata gute mu buzima bwawe ubona ko ibyo baba barimo gukora ari ibintu society ikeneye cyangwa se niba abantu bashobora kubikora kugira ngo still banezeze uburenganzira bwabo apart from kugira ngo bajye kurwanirira abandi? Abafeministe mbabona neza ndetse bitari neza gusa neza cyane nkabona kubera ko feminisme muri rusange ni uguharanira uburenganzira bw'umwana w'umukobwa n'ubw'umugore muri rusange ni ukumuha agaciro yari yarambuwe urumva ariko nkaba against y'abantu bakoresha feminisme nabi kubera yuko bashyira uburenganzira bw'abagabo hasi kandi you can never be strong when you don't lift others. So rero feminisme muri rusange ntabwo ari mbi nubwo abantu benshi bayifata nabi. I'm also a feminist but not radical. Njyewe ndabizi ko ndi umugore kubera ko umugabo yabayeho rero ntahaye agaciro umugabo nanjye ubwanjye bwo ntako naba mfite ariko nanone I'm against violence iyo ari yo yose cyangwa abuse iyo ari yose ishobora gukorerwa umugore yabaye umugore cyangwa umugabo. Njyewe na masculinisme nayije nayo nayijyamo. Wow. Gukwa ega uri kubyumva gukwa ubona ko muri iki gihe bikwiriye kuba twaka Leandre doriya muri hariya ubu n'urundi rwego dushaka guhindukiza amakamera akaba ari bareba reka twikomereze. Gukwa ubona ko bikwiriye kuba ari igikorwa cyakagombye gukorerwa igitsina gore gusa cyangwa n'abagabo nabo bagomba gukore reka nkubwire Shema sibyo reka tureke kujya mu kizungu cyane ngo twibagirwe umuco wacu ko turi abanyarwanda nta nicyo twakora ngo turekere kubaho. Ndahita nkubwira impamvu mbikubajije. Nta kibazo gukwa rero muri context y'umuco gukwa ni byiza ntacyo bitwaye gusa wenda ubu ngubu hakaba ikibazo cy'uko gukwa byabaye kugurisha sibyo nko kugurisha umukobwa mu by'ukuri ariho nanone violence ishobora guhera kubera ko umugabo ashaka ati ayanjye ntago arashiramo urumva ayanjye ntago arashiramo cyangwa se ubundi wowe niba utaninjiza n'ibihumbi 100 ku kwezi ntacyo twavugana ego icyo ni ikindi rero I hate bimwe amwe mu magambo ajya avugwa yo kuvuga ngo umwana wacu ngo twaramureze ngo yarize kandi umuhungu wenda yize menshi kurenza umukobwa noneho nkibaza ngo umuhungu se we yarorowe ntago yarezwe so there is an issue ariko gukwa byo ubwabyo ntago ndi against it. Wow. Utekereza ko wowe wabana n'umusore ataragukoye kumva nta kibazo? Abaye dukundana abaye nta bushobozi bwo kunkwa afite ntago yangwa uretse ko nta n'umusore ukwa nta musore ukwa muco nyarwanda hakwa famiye y'umuhungu ego rero ubu ngubu kubera ko byabaye ibindi abasore nibo basigaye bakwa rero abaye adafite se yanagira se wabo abaye adafite se wabo yajyana nyirasenge cyangwa n'inshuti z'umuryango kamwe umuryango wose uretse ko umuryango nyarwanda wangiritse umuryango wose ntago wabura inkwano kubera ko nge sindi igicuruzwa ntago bambagayininga rero atanga ibyo afite kuko inkwano ni gift bahi wabo w'umukobwa rero ntago yabura gift ndabizi. Nese Shema turetse kubeshya urashaka gukobwa
kutari umukobwa. nsanga Silva igeze kuvuga ati njye ntabwo bankoye subiza inde nsanga Silva ega igeze kuvuga ati njye ntabwo bankoye nanjye iyo biza gushoboka nanjye nari kumukwa ariko nsanga rero na Crystal ni umu feminist still nashakaga nyine kumva igitekerezo afite ariko arakubwira ati njyewe bihari ni byiza bidahari nabyo ni byiza nta kibazo which is good oya okay urumva wa mugani hari ukuntu nyine nakuze uburyo rwose abantu baraza kumirwa ukuntu ndi kure hano nkongera nkareba twakugize agatambo nta kibazo I'm good yeah wakirute noneho abuse ziba mu ngo ugasanga bite hakabamo violence n'urugero bitewe na n'ubusumbane bw'imibereho nkuko babivuze ugasanga umugabo ashaka afite amafaranga menshi cyangwa se umugore afite amafaranga menshi ugasanga habayemo kutubahana kubera ko umuntu arusha undi amikoro cyangwa se ikindi kintu ubyakirute. First of all abantu ntago babizi ntago babaza agaciro kabo ntago umuntu agira agaciro kubera amafaranga afite cyangwa adafite umugabo n'umugabo afite amafaranga atanayafite umugore n'umugore yagira amafaranga cyangwa ntayagire buri muntu wese afite inshingano runaka mu rugo ntago nemera uburinganire ngewe nemera complementarité ubwuzuzanye hanyuma rero I'm always against abuse yariyo yose yabera mu rugo yabiri financial yabiri emotional yabiri physical yose ndi against. Ngewe rero kwanza ibi ngibi ikatuba bivumwereke Crystal ndashaka kugira ngo umbwire red flag eshanu kuko ubura uburyo bagiye uvuga urishaka nzize nakomeje kukumva red flag eshanu ku musore waza kugutereta ugasanga ibyo bintu atabifite cyangwa se ugasanga nyine ibyo bintu bimuriho bati no kwenda zako ntago twabana. As a woman I want a man who is a leader. So umuntu utagira leadership muri we ni red flag nyine. A man who knows himself. And umugabo ufata Yesu nk'icyitegererezo cye. Yego nibyo ngibyo gusa. Nibyo ngibyo gusa. Yego. Nari mvuze bitanu. Wavuze red flags ariko. But anyways red flags kubera ko ni nyinshi kameme umuntu ugira gusambana muri we ngo twabana nibyo. Nimvuga gusambana gusambana ubyumva ukonde reka nkubwire no kuvuga ngo ni byinshi reya ntabwo ubu ngubu akakanya nahita mvuga ngo iki ni iki ngo ntabwo nacyemera iki ntabwo nacyemera ariko umuntu ufite ibikomere atarakira nawe ntabwo ntekereza ko twabana namufasha ntari girlfriend we. Ibintu bibiri noneho byatuma wemerera umuntu ko mushaka kubana. Ibyo nibyo nari nahereye wacu tutanabimbajije kuba leader ego no kuba yize. I'm a queen I want a king. So ni umukingi wenyine washobora kumanaginga wenyine. Shema ishimye umutwe reka nubye nayo byagiye. So anyways nibyo ngibyo and nyine a guy who knows himself in Christ. Uyu munsi kurubyiruko rurkwangirika Crystal kandi dufite abantu b'abanyabwenge bashaka kubafasha. Harano ugeze kuvuga ngo dufite abantu benshi mu gihugu ariko abenshi bihugiyeho ntabwo nyine bari kwita kuri community ntoya. Bakuri iki kugira ngo urubyiruko rwacu rwe kwangirika? Kuko urasanga urubyiruko ruri mu club, rumuranywa inzoga, bari mu bimogi, bari mu biki urasanga nyine espérance de vie iri biragenda igabanuka ku rubyiruko kandi aribo bakagombye kuba bafite ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Dukora iki cyangwa se leta ikora iki kugira ngo bagarure babana bazanye tungoless inzoga bazimurira mu rugo urumva baduka umusambanyi babeza kondomo Imana mfashe nagira umuntu nyumva nabi ariko tungoless numvaga ntayishyigikiye kubera ko numvaga bisa nkaho ari ugutema amashami ariko imizi igihari. Yego. Kubera ko hari nk'umuntu muvugana hari umuntu muvugana akakubwira ati ngewe
iyo nyweye inzoga nyibageza ibibazo cyangwa iki n'iki cyangwa iyo nasambanye hari ibyo nibagirwa so rero wamufasha uburyo yibagirwa ibyo bintu atabikoze no gusambana birimo yego gusambana ni na kimwe mu bintu yego ntabwo mbyumva yego none se umuhungu cyangwa nk'umukobwa n'urugero ufite boyfriends bagera mu 10 kuko barahari uwo nguwo kandi bose baryamana so tumwiteke tubyite gutese so rero gusambana ni na bimwe mu bintu umuntu ashobora gukora afite umutima ukomeretse by the way so rero reka nkubwire ya sinivuge neza ngo nafashe ya mbere yo gufasha urubyiruko n'iki cyangwa abantu bakiri batoya kuko n'urubyiruko muri rusange nyine nabo bana biga muri secondaire buri muntu wese afite icyo yakora ushobora kwihugiraho ariko you have money urumva ushobora gufasha uwo nguwo nawe ushaka gukora ibyo ngibyo ariko udafite ubushobozi ikindi leta se buriya yakora leta twafashe ibintu byose turavuga ngo ni ibya leta noneho twebwe tuzakora iki nta responsabilité dushaka gufata turashaka zose kuziha leta rero nta kintu itakoze kubera yuko mfite internet donc mfite umuhanda mfite ibintu byinshi cyane bimfavoriza gukora ibyo nkora so rero njye mbona leta nta kitakoze ntacyo njya nshaka kuyadresaho kirenze kuko nta nubwo nigeze nshaka kujya gufasha abantu ngo ibyange so rero nta kintu leta njye mbona nyikeneyeho aka kanya nyine ibyo nayo nyikeneye yarabikoze hari n'ibyo izakomeza gukora ntayibisabye kuko ibona mbikeneye yego muri iyi minsi LGBTQ iri kuzamuka cyane especially mu bana b'abakobwa mbihuje na wa mukobwa kare wavuze ngo wa mwana ukiri muto yawaganirije akubwira ati njyewe icyambere kiza ku isi no kuba kuri iyi si nta gitsina gabo mbona ashaka kubona donc gushaka kubona kubana gutunga kugira gute utekereza ko bamwe mu bakobwa bari kuyoboka inyanzira ya LGBTQ bari kubiterwa n'agahinda bakorana bahuye nabo cyangwa se babana nabo umunsi ku wundi cyangwa se ni imimerere n'imiterere yabo imimerere n'imiterere yabo I'm sorry to say ko ntabyemera nabyo gusa urabona rukuntu abana bakura bavuga nkaba ndi umukobwa nka mama cyangwa papa akajya bavuga ati you look like boys, you're a tomboy n'iki byose kandi amagambo y'ababyeyi ararema you understand ukirengagiza ko ibyo ari wowe bimuvuzeho nawe akajya yibona kuko atari umukobwa kari umuhungu icyo ni kimwe icyo ngicyo ni lack of parenting sibyo nyine failure ya parenting muri rusange icya kabiri hariho ibyo ngibyo nyine by'umutima ukomeretse swat warezwe n'ababyeyi bakomeretse nta magambo meza bigize bakubwira warezwe n'umupapa uri violent ku buryo udashaka kuzigera ushakana n'umugabo kuko ufite ubwoba bw'uko azagukorera nk'ibyo papa wawe yakoze mama wawe ibyo bintu so rero njyewe I'm not judgmental yo kuvuga ngo abantu bari muri LGBTQ ngo ndabanga cyangwa iki nta n'umwe nanga urumva bose ndabakunda abo nabashije kumenyana nabo ndabakunda ariko bake mu bo twaganiriye babitewe kenshi n'imitima ikomeretse no kubura guidance cyane cyane y'abapapa yego ko numva bitoroshye bivuze ngo ababyeyi bagira uruhare mu mihindagurikire y'ubuzima bw'abana babo mu gihe batabarize neza nimba ufashe umwana ugafata umwana w'umuhungu ukamubona abana bara explore cyane n'iki byose I also try to be a parenting coach though so rero abana bara explore cyane ku buryo umwana akana k'agahungu gatoya gashobora kubona makeup ya mama wako kakayisiga cyangwa akabona high heels ya mama wako kakayambara yego niba utamubujije urumva azabibuzwa nande azatangira avuge nagira imyaka nka 10 n'ingahe cyangwa 20 cyangwa 30 avuge ngo njye nabyiyumvagamo kuva kera ngiyewe najyaga nanambara high heels za mama na mama arabizi na papa arabizi you understand kandi utarigize umubuzi kandi mu by'ukuri ntabwo ari uko ari byo yavukanye ahubwo nuko ari ibintu genre byaje muri karemano yagiye bidevelopa ego byaje muri karemano hanyuma biragira nkanjye kera ntago nakundaga kwambara ibintu by'abakobwa nyine why because nakundaga kubana n'abana b'abahungu that's 1 2 barakubwaga icara neza ikindi you understand rero kugira ngo mbwire ngo nambare nicare neza nkajya nkomeza kwambara amapantaro amakabutura niki n'inkweto z'abahungu nkumva nizo ziri comfortable ariko ntago bisobanura ko nari umuhungu you understand rero n'abana nabo bakiri mu kintu ndavuga ngo umwana apfa mwiterura nimba utamureza kiri hasi cyangwa se umwana agafatwa ku ngufu nkuko kose ntubimenye sibyo warangiza umwana wakavuga ngo
yes nabitewe n'igikomere ariko ntago kizakira ako hari n'ibikomere bidakira rero hari n'ibikomere bidakira rero ntago I'm not against LGBTQ ariko I'm against nyine ababyeyi bataye inshingano muri rusange kubera ko nk'uko nabivuze igihugu nyine jenoside yabaye n'iki byose abapapa benshi barapfuye so abapapa basigaye ntibashaka kurera abana n'abatari ababo bwite nyine abo bita aba biological children, you understand? Rero abo bantu aricara akavuga ngo no ahubwo kugira ngo amufashe ahubwo akaba ari bo bamusambanya kubyumva akisanga rero nk'uko kose abona abagabo n'ibikoko cyangwa n'abahungu nabo ku rundi ruhande ntabwo yabonye nyine parental guidance sibyo kuko ngiyewe ndabizi ko abagabo aribo batanga identity z'abana papa iyo babuze biba byanze turimo turagenda tugana ku musozo urubyiruko twebwe twishoboye muramvugishije ko urayavuze koko ariko ni sawa urubyiruko uyu munsi nitwe turi kwishora mu busambanyi nk'uko bivuze ariko ndagira ngo untondekere bino bintu bitatu uko ubyumva hari sex hari mariage hari n'urukundo hagomba kubanza iki agakurikiraho iki agakurikiraho iki sex mariage n'urukundo urukundo rugomba kubanza kuri njye kuko urukundo turanarurema nkwedo so urukundo ni rwo rubanza kuri njye icya kabiri hakabaye hakurikiraho mariage nubwo benshi twitenguha sibyo icya gatatu rero mariage urumva biyinvolvinga undi muntu rero ni byiza kubanza kwimenya mbere yo kujya muri mariage ubundi sex ukayinjoyinga ubwo uwo ni love mariage na sex njye ntabwo ari kurabitondeka nta kibazo ntabwo tugomba kumva ibintu kimwe I love abantu njye nabanza urukundo njye ndakubwira impamvu wabanza urukundo sex mariage ndakubwira impamvu ubu se tugeze mu rugo ngasanga gahunda ntabwo ikora gahunda idakora nta mariage iba yarabayeho oye ni ukuvuga ngo ngiye turashakanye sibyo gahunda iyo idakora nta consommation ya mariage ibaho c'est-à-dire na mariage ntabwo ibaho reka twikomereze Christelle urarenze shema oya reka tubirekere yande we byihorere nuko reka twikomereze rata kuri ya parental guidance yawe donc urumva ababyeyi bagomba gufata abana mu buhe buryo Bruce Melody yigeze kuvuga ati nge nta nubwo nemerera ko abana banjye bari ba video zanjye urabyibuka utekereza gute ko nubuhe burere umubyeyi yakagombye guhereza umwana byibura mu myaka 3 ya mbere cyangwa 5 ya mbere ishobora gutuma byibura hari umurongo muri stage of life umubyeyi wese igihe cyose umubyeyi arakenewe guhera kimutwite kugera igihe cyose nta guce mu ijambo wibuke ko umwana apfira mwiterura yego iterura ritangira ryari tangira gitwitwe bari gitwitwe bakimutwite donc bon icyo nari nku devier ariko nyine nabyumvise ibyo ushaka kuvuga ni byiza ko nkuko ibiryo umwana arya ubireba ubimenya ni byiza ko nibimwinjira mbona byo bimenya hari igihe njya mbwira abashuti banjye nkababwira ngo abantu benshi barya indyo ituzuye kandi batekereza ko yuzuye we are body soul and spirit niba umwana arezwe muri body gusa soul bikanga spirit bikanga ni umuntu utuzuye kugeza ubwo rero ni byiza ko ababyeyi bamenya ngo bararira umwana mu bice bitatu sibyo bararira umwana mu bice bitatu n'ikimenya hari abantu tujye duhura nabo bafite imyaka 30 ariko waganira nabo kumva bafite nka 12 gutyo urumva ko yagize igwingira ryo mu mitekerereze hanyuma rero ikindi nabo ubwabo babanze bi parenting ababyeyi bwabo kuko nabo bashobora kuba ubwabo batari parenting donc batarabonye parenting guidance ikwiye ku buryo ntacyo bafite cyo gutanga babanze bamenye ngo ni iki nakabaye ntanga hanyuma bagitange hanyuma ikindi bamenye ibyo umwana konsoma nkuko bamenye ibiryo bamenye n'ibindi byose umwana ashobora gukonsoma ikindi baba protectors babo baba mentors babo birababaje kuba umubyeyi w'umupapa cyangwa umumama abwira umwana ngo ntuzanywe itabi ntuzanywe inzoga kandi bakaba binywa we need to be mentors to our kids. Wow. Christelle dusoza n'icyo wabwira abanyarwanda n'icyo wabwira abadukurikiye n'icyo wabwira byibura abantu bumva ko still bagomba gufata abana babo nk'abaja babo hano hanze hari cases bazihari usanga umubyeyi papa asambanya umwana we
icyo ngicyo ntacyo ndi bukivugeho cyumva usambanya umwana we kuko ni uburwayi afite arababaje nawe ubwe kubera ko in the kame uretse n'umupapa n'umwana hari n'umusore utangirira ari ngewe urumva utangira ari kubera ko turi inshuti n'iki byose. So rero ikintu gihari reka nkubwire abantu ubwabo babanze bimenye neza, nibamara kwimenya neza bazabona kumenya abandi, bazabona kurera abandi, bazabona gukunda abandi babanje kwikunda. Hanyuma rero ukuntu ibintu bimeze abanyarwanda muri rusange mbaye igihe cyose mpora imbere yabo nababwira ngo hari icyo bakora kugira ngo ejo hazaza h'isi cyangwa h'u Rwanda muri rusange habe heza. Christelle reka dusoze ariko ntabwo ari ubwa nyuma tuganire, uzagiza n'ubundi ukomeza ndadufashe mu mitekerereze ndetse n'imyumvire y'isi cyane cyane abanyarwanda kubera ko ari bo dukorera. Ariko mbere y'uko ugenda uraza kuza kuvuga imbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo na nimero kugira ngo baze kuza byibura kukwandikira. Hari abakeneye ibyo bitekerezo, hari abakeneye ko ubaganiriza. Buriya hari igihe umuntu akenera ko abona umuntu aganira nawe kugira ngo aruhuke akamubura, wamugana nk'uko wabivuze akabura umuntu yakwizera. So ubwo uratanga imbuga nkoranyambaga zawe ndetse unatanga nimero zawe none tusoreze ikiganiro. Imbuga nkoranyambaga zanjye Instagram ni Tella Speaks. Ubwo ni TELLA Speaks. Aha. Niko Instagram nitwa kera nyine hari amazina yanjye ariko mbona nta kintu ndi kubimazana n'ubu nta kintu ndi kubimaza. Jean ntago ndi umuntu w'imbuga nkoranyambaga pe ntago nyine binyorohera ariko kwandikira ni bimwe mu bintu ntazi. Umwandikiye namusubiza nabibonye. Yego. Impamvu zango nabibonye nuko ntakunda kuzisura kenshi sibyo. Hanyuma YouTube ni Tella Speaks nabwo. Yego. Hariho n'ibiganiro, hari ibiganiro nkoraho. Banakore subscribe kameme. Njyewe ntago rero numva ko bakabaye bayikora mu gihe batabanje kubireba ngo babone nimba hari icyo byamarira bayikore nyuma. Nta mpamvu yo guhora subscribe. Reya uzi hano twa subscribe nziko nari henshi. Nukuri kw'Imana ngere nkubwire rata abantu umuntu uri bugeho akumva yantera inkunga juste cyangwa akabona ibiganiro biri hakabona hari icyo byamufasha abikore. Yego. Hanyuma nimero yanjye ni 0783791910 akamenyetso ko guteranya 2500783371910. Umuntu wese ushaka kumba yambaza ikintu icyo ari cyo cyose, gusa hari igihe umpamagara rimwe na rimwe sinkwitabe, ariko iyo nyandikiye kuri WhatsApp nkabibona ndagira ndasubiza. Yego, nunda no guhamagara back nta kibazo mfite cyo kuvugana n'abantu. Yego. Wakoze cyane, ndagushimiye umusanzu wawe mu kubaka igihugu biciye mu kuganiza cyangwa se mu kuba wakomora ibikomere abana cyane ko nabo bari mu bagira ibikomere. Wakoze cyane, nizere ko aho abantu bose bari buze kuza kureba iki kiganiro baraza kunezerwa n'uburyo batuganirije. Nge nitwa Leandre ni mugabo mba ndi kumwe na Shema dusoze. Yes, reka dusoze. Abari badukurikiye mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze kugumana natwe 5 kuri 5. Tuzadukomeza kugenda tubageza ibiganiro byinshi cyane byo bitandukanye. Turi kumwe na Christelle n'umutherapist niwe udufasha kugira ngo tuganire n'abanyarwanda, kugira ngo tuganire n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Christelle wakoze, Imana iguhe umugisha, Imana ibarinde. Nawe iguhe umugisha n'abadukurikiye, Imana ibahe umugisha.